byatewe n'iki rero? Impamvu zanjye se ubwo nazivugira kuri kamera. Ikosa rya mbere niba wafashaga umuntu ukajya kuri rwo kwifuza akagufasha uba wakishe. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda namwe turabasuhuje muri abantu b'agaciro. Najya nkwibutse rero ko iyi ngiyi ni mama w'abapampe TV show, naho ngewe uri kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Marinette. Uyu munsi rero ndimo ntembera sanze umugabo w'ibigwi bikomeye cyane. Aya nabigwi. Ibigwi bikomeye cyane, ntago napfundura udushimi tw'inkweto ze. Ariko nifuje kugira ibyo namuganirizaho. Tubahaye ikaze kuri mama w'abapampe TV show. Murakoze cyane. Ubundi akantu ka mbere karimo igisekezo no kumva iyo channel yitwa mama w'abapampe. Ubundi mama w'abapampe tuzikara umwactrice w'umumama, sibyo? Noneho kabyageze kuri rwo guko haza na channel zitwa amazina ye. Yego. Kandi mu byukuri akenshi wanasanga atari niyi. Siko bimeze. Nukuvuga ngo ibintu bihari. Iyi channel ni ya mama w'abapampe ariko ifite umuterankunga. Okay. Yego. Nukuvuga ngo yifuje gushora mu izina rya mama w'abapampe. Nabyo ni byiza no gushyigikira umwactrice kabisa. No kumukura ku rwego runaka umushyira ku rundi. Ni byiza kabisa. Yego, sasa rero tubasanze hano ariko nk'umuntu babonye bwa mbere kuri mama w'abapampe TV show, ese uri muntu ki? Jewe nshobora kuba nkuza ariko bari kureba akanya batakuza. Jewe nihebeye sinema nyarwanda. Ndi umuntu yifitemo inzozi nyinshi. Uyitekerezaho bigari. Ufite ibintu ngomba gukorana n'ubu ntekereza uburyo nabikora nkabinoza bikaba byiza. So rero ngewe abantu benshi ngo bazi ko nubatse, ariko iryo ni ibanga ryanjye. Ni ibanga ryanjye. Ndubatse kuko akantu ko kubaka ni keza. Kuko iyo umuntu yubatse bagira n'abashyitsi kuko baba bafite aho bamusura. Ndubatse. Ubu ufite umugore n'abana? Oya, uwo mugore ntago mu byo ndubaka ntago ndamwubaka ngo mushyiremo, ariko ngiye ndubatse. Aho yatubwire nyine muri ubwo buryo wubatsemo. Okay, mu buryo nubatsemo. Mu buryo nubatsemo ndakomeye, no kuvuga ngo meze neza nyine. Muri filime ndahagaze, ndashikamye, ndacyarwana. Ndi guhangana n'utuntu duto, ariko ngiye ndimo ndabona ibyo nubaka nkuko bimbajije abantu bifite intego kabisa. Yego, murakoze cyane. Utubwiye uburyo wiyubatsemo, uburyo bimeze, ariko ntabwo watubwiye amazina. Ese ubundi izina ryawe abantu bakuzose cyangwa bakumenya haka kanya ni irihe zina? Urakoze. Izina ngiye abantu banziho rero se ubarinze hora cyangwa niryo nge niyiziwe. Yemba ari umuntu umbwira ngo mani ngo ngomba mbona ngo waramamaye ngo warabaye umusitari ngo ibiki, ariko biba ibintu by'ubusitari nabonye bishuka abajene benshi. Umusitari mani, umusitari ngiye muri iki gihugu nemera n'umwe. Wemerewe umusitari? Nemera muzehe. Muzehe bamwita muzehe baba wa uzazi. Uriya we ni muzehe. Uriya niyo umusitari ubundi nge nemera kuko yabo wamutoye n'utaramutoye baramuzi. Ariko twebwe ngiye ushaka kubunzi hano yenda ndi hano i Kigali, ariko nagera ari ya Nyabitekeri umuntu ugasanga naganze. Ibyo bintu rero tuba twigira ngo twaramenyekanye, mani nta muntu umenyekana ahantu hose. Urumva na Messi, buriya na Messi twebwe turamuzi ko turanga tuzi Messi, ariko hari inkuru ye tuzi, ngiye hari inkuru ye nzi yagiye mu cyari wabo muri Argentine. Mani asanga uwo muntu azi Maradona ariko Messi ntamuzi. Kibazo gikomeye cyane. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ntabwo ari itegeko ko abantu bose bakumenya cyane. Icyo kintu akenshi na kenshi abantu bakunda kugitindaho ngo uriyemeye ngo ugize gute, ariko buriya mu buzima bwawe ubundi ikintu usabwa muri showbiz cyangwa se mu gice runaka ubarizwamo, wowe usabwa gukora ibintu byawe neza ukabitanga ku gihe, ibindi Imana irabiguhatu. Ariko guhora wibyimbya ngo urazwi ngo wamenyekanye kuri ibi ngo kugira gute, ejo urashya. Hari abantu tuzi muri no minsi byayoberanye kandi imbere byari bikaze. Ntabwo nabavuga mu mazina ariko barahaye abo twitaga abastar, ariko nabo mukozaho mikoro ambwati superstar bwati aca manene. Ariko nyine kugira ngo tugendane neza, hari umuntu waba ashaka kumenya nk'izina ryawe watubwira nta kibazo. Oye ngewe izina amaze imyaka 4 n'igice nkoresha ni Stone ibuye. Yes. Ibuye. Noneho hari nakandi ndi kuzamura bita Karimunda. Okay. Ako rero utazajya nyumva bamamagaye Karimunda ngo bituba ngo bimeze bite se ngo bigenze bite. Karimunda naryo nakanyarwanda nshaka kwiha uko Stone nabonye abanyacyaro ribagora.
Karimunda naryo ndi kurishyigikira, ariko amazina yanjye ubundi umpamagara Karimunda Stone, wamamagara Stone Karimunda, byose ni ibyanjye. Reka tukiri aho gatoya. Stone ni umugabo w'ibigwi muri filime nyarwanda ndetse na sinema muri rusange. Ibyo bintu by'ibigwi byiwe wincuka nta bigwi mfite nose nakoze. Abanyarwanda baravuga ngo akariho karavugwa. Yego. Ngewe ubaka kanya tuvugana wenda ndimo ndagukoresha interview, ariko ni iby'agaciro kuba ndi kumwe nawe. Ni iby'agaciro n'undi muntu wese yakifuza kuba ari kumwe nawe. Yego. Nari nkomoje ko uri umugabo w'agaciro muri no sinema nyarwanda. Uri mu bantu batangiye gukora sinema nyarwanda binyuze muri filime ndetse na comedy. Duhereye ku zina ryawe. Izina ryawe Stone, kugira ngo wiyite Stone cyangwa se wumve ko Stone ari ryo zina uzajya ukoresha muri sinema, byaturutse kuki? Rero ibintu byanjye akenshi bijyana n'ubuhanuzi. Uko ngewe ndasenga. Ngewe nemera Imana, nemera ko umuntu avuka agakura agapfa cyangwa se agapfa atanakuze. Yego. Nabyo ndabyemera birashoboka bitewe n'inzira Imana yagupangiye. So rero ibintu byanjye buriya no channel yanjye yitwa Stone V5. Iriya 5 ifite ikisobanuye, Stone ifite ikisobanuye, V isobanuye ibintu byinshi. V ni value nyine. Ibintu agaciro. Uri kumva? So Stone rero ni ibuye mu Kinyarwanda nkuko nabikubwiye, mu Cyongereza nuko rimeze. Ibuye rero naragiye ndeba bitewe n'ukuntu natangiye iyi kariyeri, byari ibintu bigoranye. Nsanga ninza kwiyita irindi zina ridakomeye ngo rijyane n'icyo ngomba kwihanganira, iryo zina kubireka byaba byihuse byakihuta. Niyo mpamvu navuze ngiye gushaka ikintu gikomeye tuzi hano kuri ino si, kimwe mu bikomeye nkiyitirire. Urumva, nimara kukiyitirira nanjye nzaharanira ko icyo kintu ngomba gukomera nkacyo. Niyo mpamvu ubu ngubu na n'ubu nkirwana, ntabwo bitaracamo neza, ariko kivuze hari uburyo bugaragara ko bishoboka. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho, urumva wiyise Stone cyangwa se n'abandi bahita bavuga ati uyu muntu koko ni Stone. Ese inspiration ya mbere ukimara kubona ko wowe uri umuntu wo gukina filime byaturutse kuki? Mbongewe rero n'ababeshye naje gukina filime, mbisabye n'iri nshuti yanjye, nari mbisabwe. Abisabwe na Patino. Kuko yabimbwiraga no gutangira mbere ya Covid. Ubundi ngiye natangiye gukina mbere muri Covid igitangira kwezi kwa gatatu. Yego. Haciyeho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu nibwo twafashe icyemezo cyo gukora kugira ngo tutaba abantu bo kwirirwa mu rugo gusa nyine tu. Urumva? Ushaka kuvuga ko inspiration yatewe na Covid kuri wowe? Oya ntago, ariko ngiye nakundaga sinema. Ngiye nakundaga sinema, naga ndeba ba Kanyombya, naga ndeba ba Samusuri, nkareba n'abandi ba mama ba Esperance n'abandi bose. Nkabona ni sawa tu. None ariko nkabona nta hantu nzaba nkabo. Ariko ngiye mbere ngiye wabonaga nta hantu wamenera. Oya soko ngo nabonaga nta hantu namenera. Ngiyewe mu nzozi zanjye ntago nari mfite izo nari mfite, ntago ari gukina filime. Ngiye numvaga nzaba umukanishi. Urumva, kuko ngiye naranabyize. Nabyize mu Ruhango. Bize mekanike kabisa, automobile cyane. Oya nta automobile si general ahubwo, kuko ngiye nize amawaya, gukanika moto, gukanika imodoka, koza amamoteri, visage, sibyo n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo mbona ko byanze bikunze kugira ngo ubumukanishe muri Covid byari bigoye. Yego. Nubwo twagiye gukanika imitima y'abantu twita twigira muri filime. Twigira mu magambo. Nta bindi. Yego, reka turebe dufate Stone w'umukanishi na Stone w'umukinnyi wa filime. Abo ba Stone babiri batandukaniye hehe? Abo rero ahantu batandukaniye, na Stone wo muri filime n'umuntu ushobora gukina buri kintu cyose gishoboka, ariko target ni ukunezeza ureba icyo kintu, sibyo? Ariko twebwe Stone w'umukanishi we yari umuribwa ugomba gushaka amafaranga, agashyiramo n'amanyanga y'abakanishi tutavugira kuri kamera. Ubundi kugira ngo buri kazi kose nushaka uvuga butumwa bigusaba gutubura kugira ngo ubone amafaranga. Sinzi mu mbabari ibintu ndi kuvuga, ni kuvuga ngo hari ako kantu barakumva neza. Oya ni kuvuga ngo niba uri mu vuga butumwa ukabwiriza ukavuga ngo hareruye ukabona hikije bake, uvuga ati bino ntago biri kwinjira.
bigusaba guhita ushaka akaririmbo umenamo cyangwa ukabwira korali ukayihagurutsa ikaririmba kugira ngo abantu bacangamuke ibagufashe. n'akandi kazi rero akariko kose bigusaba kubeshya, apana kubeshya komuteri, ariko kubeshya kugira ngo ugere ku cyo ushaka niho neza cyane ko abantu amatwi y'abantu nabonye asigaye akunda ibinyoma kuruta ukuri. Umuntu iyo uje ukamubwira ngo wamaye 2 nkigurira ubugari araguseka akavuga ati umuntu w'umugabo yabura 2, ariko iyo umubwira ati nyamara mama ararembye ameze nabi jugunyira 5 nyaruke murebe hano kwa muganga ahita bigukorera cyane, ahita ati ihangane, kandi mu by'ukuri mubwiye yumva uri no mu muziki mwinshi. Niya mama waba arembeye mu kabari niba barembeye, ariko birashoboka nabyo birashoboka, ariko ntago abantu kuri iki gihe basigaye bakunda ikintu cyumvikana kuko kitumvikana. Ni kuvuga ngo nge nshaka amafaranga nakoresha uburyo bwo kubeshya kuruta kuvugisha ukuri. Nibyo nabonye byorohera abantu. Ninza nkirwaza nkavuga nti Mana yanjye noneho nubwo mubona amagaza ari ku mutima ntago urimo neza. Mukanda kanyenyeri umuntu avuga ati gise wa mwana nuko nguko bimeze. Ariko ninza nkavuga ni nyamara ngewe nakoraga hano tari banyirukanye ntibanamembye mushatse mwandemera. Tubona ko muri commentaire ngo wese ngo ninde batirukana se. Ako kantu reka mbengabitse turaza kukagarukaho. Ninde batirukana ako turaza kukagarukaho nyuma nta kibazo. Reka turebe uri umwe mu bakinnyi bafite izina ndetse n'ibigwi muri sinema nyarwanda, umazemo imyaka itari mikeya. Reka turebe ishusho ya sinema. Ese ugitangira sinema naka kanya urabona ishusho yabyo imeze ite? Ishusho iratandukanye. Twebwe twatangiye bisa nk'ibikigoranyeho. Yego. Twatangiye abo twita aba legend nabo bari kurira bavuga ko bimeze nabi. Ubu ngubu ibintu birasa nkaho biri koro, ariko byorohera umukinnyi cyangwa umwacteur bitewe naho yaktingira. Kimwe nuko nyine ushaka kubona ko bigikomeye birakomeza bikamukomerera. Mu bundi ibintu byose nasanze kubishyira ku karubanda atari byiza. Ahubwo wowe menya ko buri murimo uhingiramo harimo amahwa yawo n'amacupa yawo n'ibintu bibi uzahuriramo, ahubwo bizasanga ukomeye cyane. Nibidasanga ukomeye ni wa muntu uzagakina filime umwaka umwe ejo ukahita umusanga muri salle de coiffure, wasubira kwiyogoshesha ugasanga yagiye mu igaraje, wajya gukanika ugasanga naho yarahavuye, nyine ntago wamufatisha. Ariko bino bibori iyo bimenyereye abantu hurana ya macupa ari mu murima ukamenya ukuntu yanobora mu murima kugira ngo uhinge weze, ugahurana ya mawaka kujomba ukamenya ukuntu uri bwipfuke kugira ngo ejo uzongere ujye guhinga. So n'icyo rero ngiye navugaga sinema twaje isa nkaho itarabona umucyo neza, ariko ubu ngubu turimo turabonamo abantu bayaguramo amamodoka, turi kuyabonamo abantu bagura amasambu, turimo turabona abantu nyine bameze neza kabisa. Uko moje ku kantu keza nanjye numvaga ndinda kukubazaho. Urabona nigeze kuganira n'umusaza, hari umusaza twigeze kuganiraho gatoya yahoze akina mu ikinamico, ari umuntu bitaga Ngarambe w'umukire. Ngarambe w'umukire uramuzi? Urumva? Ngarambe w'umukire twaraganiriye, arambwira ati twebwe twinjizaga amafaranga ariko yari makeya ugereranyije n'ubu ngubu. Ese mwebwe iyo umuntu ari kubareba kuri kamera, inshuro nyinshi usanga iyo umuntu ari kubareba kuri kamera azi ko nyine muri abantu bakize, ariko ngize amahirwe guhura nawe uri umuntu bimazemo igihe. Reka nkubaza aka kabazo, ese mu buryo buri finance ubibona gute wowe? Financial rero buriya nuhuza amafaranga no kubona umuntu ntago bizahura. Yego, ntabiguhamiriza neza nkubwira ko abantu tutabona kuri kamera ari bo bafite amafaranga. Gute rero? Uzi impamvu? Reka nkwe nk'urugero, wari wabona urumva wari wabona umuntu Papa Sava adiringa nawe kugira ngo muri kiraka cya MTN kuri kamera? Ntago ndamubona. Ntago wamubona. No kuvuga ngo we adiringa n'uwo muntu uri bumuhaye amafaranga atari make, wakaza kubivuga ibyo badirenze. Siko bimeze. No kuvuga ngo amafaranga mbere yuko tubara ko Papa Sava afite amafaranga, ufite amafaranga ya nyayo n'uri buyamuhe. Kandi twebwe icyo dushaka nyine nukumenyekanisha ibyo ngewe ushaka kumenyekanisha, sibyo? So financial rero nuyihuza nge nufata umutungo wa umbariramo
ukawuhuza nanjye rimwe na rimwe uzatungurwa no ku bandi benshi cyane. ushobora kuzasanga wanyibeshyeho hari abantu benshi bashobora kuvuga ngo njye ngize ku rwego rwo kwigurira moto ni urugero si 1,500,000 ariko ugasanga njye ndi ku rwego rwo kugura ihene ebyiri birashoboka cyane bitewe n'uburyo nakubonaga bitewe n'ukuntu wambonaga bikagutungura cyane. ahubwo wowe buriya jya ureba umuntu umubare mu buryo we akora n'ibyo akora aho bigeze nibyo byaba ari byo sawa. Urakoze cyane. Sasa rero hari akantu twasubitseho inyuma ho gatoya ugize kuvuga ku kantu ko gutandukana n'ababosi ndavuga ati aka kantu reka tube tugasubitseho gatoya ndaza kongera ngakomozeho. Yego. Dore muri sinema rero kuntu bisigaye bimeze nsigaye mbibona. Ejo bundi numva ngo Beni ngarasezeye mu muturanyi. Yego. Mu gihe kitari gitoya nongera kumva ngo Alfonsina ngo nawe mu muturanyi arasezeye. Yego. Ibi bintu byo gutandukana n'ababosi nyine abantu baba producer bagiye bazamura abantu bimeze bite ntago ari team imwe mbyumvise kandi nawe hari amakuru mfite usibye ko ntahagazeho biravugwa ko watandukanye na Killaman. Ese nibyo cyangwa ntago ari byo? So reka tubanze tugire ibintu kiriya rero. Buriya hari ikintu bita kuzamura umuntu, hari ikintu bita guha umuntu akazi. Okay. Abo bantu ubundi ijambo rya mbere ndi kumva rya mbere nkaryumvamo nabi kuvuga ngo umuntu yazamuye umuntu ngo none ngaragiye. Mu bantu nzi barimo baravuga ngo bazamuye. Ngengeka ko abo bantu nta muntu umwe wazamuye abo bantu. Byagenze gute rero? Kubera ko abenshi ngewe mbazi guhera 2014 bo barabyivugira ko bari muri sinema. Kandi 2014 abo bantu nta bari bahari. Ahubwo bafatiye aho bari bageze bafatanya kuzamura projet we wungutse mu bwonko bwawe cyane. Niba Beni ngiye twigeze kwiganirira arambwira ati ngiye 2004 yaranabyivugiye 2004 yari ari muri industry man. Ariko none iyo umuntu azamutse ngo dore ngusenye ngo umuturanyi ngo ugize gute asenya umuturanyi uzi impamvu yagiye. None se Alfonsina uzi imibereho ye kugira ngo umujudging. Ese wowe uvuga aho uwo urimo uravuga ibyo muri comment nta kandi kazi wasezeye kuki wagasezeye. Ahubwo ngiye kuntu nge mbibona hari utuntu turimo turaba hari akantu kagakangura n'abandi bantu cyane. Bara ntago bo bonyine basezeye. System turayizi twajyaga tuyireba twese. Abantu bakinagamo hafi ya bose basigaye n'abashyashya. Abandi bagiye hese. Twarababuze. Ntago mwababuze barahari. Kandi nayo ibanga nabonye ryo muri sinema. Abaniga benshi basezeye muri bino biboro bameze neza. Bameze neza gute rero? Bameze neza abenshi. Nukuvuga ngo mwe mwibwira ko mwababuze ariko nibwo babonye umwanya wo kwikorera. Ashobora kutaza kuri kamera ngo mujye mubona nkuko mwamubonaga kuri televiziyo y'u Rwanda uri kumva cyangwa ngo mumwumve bamutumiye mu biki ariko abantu bamumenye muri iyo myaka yakoze yose nibo bamugiriye ikizizo kamubwira ngo okay niba utari gukina hariya kuko wakinaga kuri uyu munsi n'uyu ngwino unkorere filime yanjye. Wa muntu we wavuga ngo yasezeye hari igiporoje ari kubyimba cya 10,10 miliyoni 6. None sibwo ngubwo uwo muntu koko aba yasezeye cyangwa bagiye kwitekerezo kugira ngo narebe kwiterambere rye. Bishatse kuvuga ko ababosi bo muri no minsi bafata bantu bakoresha bakabazinzika bo bakita kwiterambere ryabo ariko iry'abantu bakoresha ntibaryiteho. Mbona kuvuga ngo ngiye ibyo bintu ntago ndishowa neza. Ntago mbizi neza. Ariko reka nkubwire ibintu bikura umukozi ku kazi aba ari 2 cyangwa 3. Umukozi ava ku kazi kuko atishimiye umushahara. Umukozi ava ku kazi kuko bamwirukanye. Umukozi ava ku kazi kuko hari impamvu ze bwite zabimuteye. Ibyo bintu 3 rero bishobora gutera umukozi kufa ku kazi. Ariko nanone niba koko bino bintu bibaye hamwe bikaba 2 bikaba 3. Ese ikibazo ni umukozi cyangwa ikibazo ni umubosi? Aho nanjye mpafite dute. Niba ari umubosi se ni iki yakora kugira ngo bikemuke? Niba ari umukozi se we ni iki yakora kugira ngo bikemuke? Ibyo rero bibera muri za kampani zose twirirwa tureba. No kuvuga ngo ngiye ikibazo twagiranye nge ni nakomeza. Uri kumva ikibazo twagiranye ntago ari ngombwa ngo wowe ukimenye. Niba nza kuza twarumvikanye ninjya no kugenda tuzumvikana.
ntago bizambwira ngo ngwino wowe ngo dore ngo byagenze gute ngo twunge. Nta mukozi wunga umukozi n'umukoresha, ntago bibaho, kuko kontara wayihawe nawe n'amasezerano za breakinga hagati yawe nawe, sibyo se? Ngiye rero buriya nkimara kumva ngo Ben ngaragiye ngavuye mu muturanyi, nahise ngira mu bwoba. Yego. Ati gute rero? Ben ari muri bamwe mu badirector bameze neza cyane, batanga ibintu bifite kariti, banabyumva cyane. Maze kumva rero ko Ben asezeye mu muturanyi, nahise ntekereza ku kintu kimwe kivuga kiti ese Ben asezeye mu muturanyi ari we yari director, tuzongera kubona ya filime y'umuturanyi ifite karite nk'iyo yagiraga? Ibyo bintu rero tuzabibwirwa n'abayireba. Buriya filime iyo yarebwaga n'ibihumbi 100 mu minsi 2, ukabona byatangiye kuba ibihumbi 30, jya wikangamo, ariko bitanasobanuye ko filime itazakomeza. Filime izakomeza, ndabyumva byo filime ntabwo izakomeza, ariko byanze bikunze hari imbaraga runaka zigiye, oya pana zisabwa zigiye. No kuvuga ngo niba umuntu yari afite apart yo kudirectinga akagira apart yo gukina akabikuramo byose, ejo nibwo nabonye ikiganiro kwa Cita arimo aramubwira ngo none se abantu bari bashamikiye ku muryango wa Ben, harimo ba Nyambo, harimo ba Mavide n'abandi bose, barabaho gute? Ben aramubwira ati bazabaho uko direct usigaye uzabigena, niko biba bimeze. Kandi ikindi ntabwo gusezera nanabivuze kare, gusezera ntabwo ari icyaha, ahubwo gusezera ute. Okay, reka gatoya tukiri mu muturanyi. Biravugwa ko baratse gatoya, reka twongera tumuvugeho. Biravugwa ko gisimba hagazeho neza nibyo ndi kumva. Biravugwa ko umuntu bita Jojo na Ben aribo bari muri gahunda yo gusenya umuturanyi Burundi, kanavaho ntituzongeye no kuyibona. None se wowe ubona ari byo? Je niko ndiko byumva. We niko byumva. Niko ndiko byumva. Birimo biravuga. Ngo biciye ngo mu rukundo ngo rumeze ukuntu, ngo batisha hiryo no hino. Bikaba ari byo bituma umuturanyi agiye gusenyuka. Ikintu cya mbere, Jojo umuturanyi itangira nta wari uhari. Yego. Ben nabwo itangira ntiyari ahari. Ben yaje muri season ya 4. Niba ayo makuru abantu batari babizi banabimenye. Bivuga ngo umuturanyi yabayeho mbere yuko abo bose baza. Kandi abantu hari muri no minsi biharaje utuntu two gufata ibintu bakabihuza n'ibiriho bakanzura ko ari byo. Yego. Jojo afite filime yitwa La Vie, Impeta. Mbere yari afite La Vie ariko irahari nayo, ari ukina ari La Vie, noneho akajyana indi boro yitwa Impeta bakinana na Ben. So ibyo rero baragiye babihuza na riyo shusho Ben yafashe bari kwakitinga, babigira ibyanyabyo, babigira intandaro yo kugira gute. Ukuntu bivugwa ntago ari riyo shusho mwabonye bari kwagitinga, ngo ibintu byarenze indi ntera. Oya nta ntera ihari, byavuye muri acting bihita bijya no mu bikorwa. Oya kandi wibuke ko buriya Jojo n'umuntu ufite umuryango. Ese nawe tekereza nawe uri nka Jojo ukumva ibyo bintu biri kuvuga gutyo nk'umuntu ufite umuryango. Yego. Ese we wabitekereza gute? Icya mbere babiteye agahinda. Icya kabiri biba bigiye ko gutuma rya zina ry'umuntu rijya hakabaza. Yaba producer cyangwa se n'umuntu ushaka kuguha akazi, iyo agiye kuguha akazi agendera ku bintu byinshi. Uburyo witwaye, discipline yawe muri societe, n'icyo usavinga abantu. Rero iyo umuntu atangiye kuvuga ngo uri umusambanyi, aba ari gusavinga ababosi mu maso yawe ko uri umusambanyi. Ariko Jojo yabaye clear arabivuga, ababwiza uko babwira ibyo ari byo, nta ruhare na busa afite mu basenya iriya filime yabo. Ngenda byemera ibyo bintu kabisa. Urakoze cyane. Reka ibyo bintu by'umuturanyi tubishyire ku ruhande. Hari akantu rero ukomeje kugenda uhunga, ariko reka nkakugaruremo. Twavuze abantu batandukana. Kandi nawe nakubwiye ko mfite amakuru, ariko nshaka ko ari wowe ukonfaminga ngo uvuge ngo ibi nibyo cyangwa ntago ari byo. Waba waratandukanye na Killaman? Tene ntago twatandukanye. Mu buryo bw'imikoranire muracyakorana? Oya nge narasezeye. Byatewe n'iki rero? Impamvu zanjye se ubwo nazivugira kuri kamera, naba naracikishije amashuri. No kuvuga ngo abakire cyangwa se Killaman ni inshuti yanjye kuva kera, atarajya no kuri no level agezeho.
twarakinanaga amavideo, ababizi barabibonye bagende bareba amavideo barabizi. Ariko naguhaye ibintu bitatu bituma umukozi n'umukoresha batandukana. Yego. Ubwo kimwe rero nicyo cyabaye. So rero nago nge nyikorerayo, ariko bitavuze ko nagiye guhagarara. N'ubu nsanze kuri tele ndimo ndashooting. Yego. So ahubwo twibwirira abantu niba bashaka no kumenya ibintu bigeze, twe dufite projet turi gukora cyashya nziza ziri guca kuri channel yitwa PCTV. Turimo turakubita ibintu bishyashya. Naho Killaman we nyine nahavuye, ariko nibyavuze ko twatandukanye uko twari tuziranye, kandi naranabimubwiye njya kugenda namubwira nubona n'akazi ubona nashobora uzandangire. Ese abantu batandukanye none se oya reka gatoyi waramubwiye ngo nubona n'akazi ubona nashobora, bishatse kuvuga ko we akazi yari yaraguhaye utarugashoboye? Oya, hari igihe akazi kaba kajemo ibindi bintu. Noneho rero iyo ubaye uri imfura nawe ushyiramo ibindi byawe bikurengera. Azi ko nawe ko mbizi neza kuri imfura wadusangijeho ko bimwe muri bikeya byatumye wegura mu kazi. Kandi nanjye nakwiye ko ndi imfura. None se imfura yavuga ibyari biri mu masezerano, ntabwo waba uri imfura. Urumva? Ariko Kira nyine no nkuko mubizi afasha abantu benshi. Yego. Rero ntabwo ngiye naza ngo mvuge ngo yampemukiye ngo byagenze gutya. Nanjye ngo rurimi ntago ari urwanya. Nanjye ndi mubo yafashije nimubyiye. Nawe uri mubo yafashije. Rero kuzendo ni bya bindi nakubwiye, nujya kwanduza izina ry'umuntu uzatekereze aho muzahurira cyangwa se intambwe uzabuteye mu kugira ngo umwereke ko ntacyo mupfana. Kuko ejo n'ejo bundi mushaka kugipfana ntawamenya. Nkuko yamaye akazi ntizeye ko hari undi wakama, sibyo? Niko kuri kwanjye. Rero banyarwandakazi, abantu mwibazaga ngo Stone yatandukanye na Killaman gute, nabyumvise ibintu yabikereye yarinze neza, ibintu ni amahoro, nta mutima mubi. Sasa rero reka twigarukire inyuma cyane. Urabona mugitangira ibintu bya sinema. Yego. Mugitangira ibintu bya sinema, abakobwa bari bakeya muri sinema. Yego. Ariko hari ibintu natangiye kumva biri gucicikana ngo batangiye kujya bahanganira imyanya bitewe n'uburyo babaye benshi. Timu wari uyoboye urabizi, wari supervisor, uri umuntu ukomeye muri iriya timu. Ariko hari ibintu numvise giye ngo Nyambo na Pelly ngo bari guhanganira umwanya wo kujya babanzamo bafata amasene nuko banzamo nko mu mupira w'amaguru. Ayo ngayo ni amagambo y'abafana. Abafana buriya bivugira utuntu twinshi, twaba twiza twaba tubi, ni ibiganiro. Sibyo? Ni ibiganiro. So rero ngiye ikintu nakubwira, Pelly afite ubuhanga bwe, Nyambo afite ubuhanga bwe nyine bwihariye. Ntago rero twakirirwa tubagereranya, kandi buri muntu afite boro yakatinga kurusha undi. Nicyo cyiza cy'abari abakobwa. Pelly afite ibyo yashobora Nyambo atakora, Nyambo afite ibyo yashobora Pelly atakora. So rero abakobwa bo barimo barazamo kubera iki? Nakubwiye ngo dutangira iyi sinema irimo irazamo utuntu twiza, cyane cyane apari y'umushahara. Cyane cyane abahembwa neza yo twasanze ari abakobwa buriya. Buri abahungu ngiye nasanze barimo baravunika yego, ariko umuhungu company yose ubonamo abakobwa. Urumva? Yego. Iyo company uwo mukobwa ashobora kuba adahembwa neza ariko ahembwa amafaranga amushimisha. Ariko umuhungu uri muri iriya company hari igihe haba ahembwa neza cyangwa se ahabaye kubera kwihangana. Ntabwo icyo kintu aba producer batangiye banakigeho, ntago muha agaciro bagenzi banyu. Akantu k'agashara k'abahungu, niba wumva uri bumuhembe ibihumbi by'inica n'ikize, ukumva kandi ari bujye kuyakura ahandi hantu, kandi hano ari aho ngaho ari hashyira imbaraga nyinshi. Muri kwibeshya. Nibyo nyine biri kubyara bino ngo nagiye. Buriya nujya kubona ukabona umukobwa, nubona abakobwa barenga 5 bavuga ngo twe turigendeye, biragoye. Ariko abahungu bo baragenda kandi bagenda bucece. Ibyo byumvikanye. Reka nkubasaho kantu gato muri entertainment. Ndakeka ko nubwo ukina amafilme n'indi midagaduro urayikurikirana cyane. Tugiye kujya noneho mu babyinnye gakeya, tubinjiremo gakeya mu minota mikeya. Sasa ku mbuga nkoranyambaga muri no minsi hari gucicikana murumuna wa Titi. Murumuna wa Titi aragira ati njyewe mukuru wanjye naramufashije mu buryo bushoboka bwose igihe yari afunze, ariko igihe yaraje ubuzima burongera bugenda fresh ahita njugunya. Ibyo bintu biri kubivuga hiki, urabyumva ute wowe? None se ni gute umuntu wafashije kujugunya? Nanjye nicyo kibazo mba nibaza noneho. Nyine wowe waramufashije uvuga ngo wari ufite ubushobozi.
none araje arakujugunya, umuntu ufite ubushobozi baramujugunya. iki biravugwa ko uwo mupeti yafashije Titi mu gihe yarafunze, ariko Titi yarasohotse bitewe na fundraising abantu bagiye bamuha, ahita abona ubushobozi burenze, yibagirwa wa murumuna we wamufashaga mu gihe yarafunze. Ikosa rya mbere niba wafashaga umuntu ukajya kuri rero kwifuza akagufasha uba wakishe. Njye ntabwo numva ukuntu umuntu wafashije umuntu nawe akenera ubundi bufasha. Nyine wowe niba warafashije umuntu bivuga ngo ufite ubushobozi, yego arasohotse, urashaka ko nawe ahindukira akagufasha. Ubu kwa ngo wowe ugendeye kuri wa mugani uvuga ngo ineza yiturwa indi. Ubu byarahindutse my friend, ntabwo ineza ikiturwa indi, ahubwo hari igihe wowe iyo neza wamutuye uyiturwa n'inshuti. Yewe ntabwo ari kwa ngo yarabyibagiwe, hari igihe bishaka kuba n'inshingano nyinshi. Erega ni murumuna we mane ntago gubyo. Ariko murumuna we ni ibiki? No itsereka nkubaza. Reka mvuge kuri Kira niwe muntu toziranye. Kira ntitumuzi, ntafite abavandimwe. Yego. Nese abavandimwe be murabaza. Buriya yarabafashe niyo mpamvu. Wivuga ngo buriya ntabwo bizi, ntabwo bizi. Buriya dushobora kubitanuza mikoro akahita avuga ati nyamara grand frère n'ubu mubona gutya na gutya ba. Tayari nkuri kabirabonetse. Ahubwo reka mbabwire, aya mabomba hari ntago ari amabomba yo guteza industry imbere, ntago ari yo gushyigikirana. Nge nsigaye mbona ukuntu indirimbo zo muri no minsi zisigaye zisohoka zikabura views. Uzana views zagiye muri abantu bari b'amatiku. Kana karamvuze fata misile ibiki nibiki pa ndamuhaye. The Ben asohora indirimbo nta munyamakuru wayivuzeho, nta mu YouTube wayivuzeho, nta challenge yakorewe. Ahubwo dukeneye kumva muri umuntu wa Titi ataka ibiryo. Yego. None sibwe iyo showbiz ni bwoko ki? We nuko ngo ni nk'abavandimwe bagende bari ukuntu bakemura ibintu byabo, ariko nibakomeza kwiha rubanda barakomeza babatega amatwi kandi ntacyo bazabageza. Urabote ariko urabote. Mubote nyine mufite umwanya. Ngaye nguko rero noneho ntuza General Benda abaravuga ati rero Shakira urabeho. Ngaho nyumvi. Dore nibyo nyine bihagire mu butinga. Ibyo renge ngaho. Semungu yamurongoye ariko yamurongoye. Ngo bafite ubukwe mu minsi izi. Ngaho niba bukoreta ubutaye. None navuga iki? Ukuvuga ngo bakugira ngo umuntu yumve project twe turi gukora cyangwa se abandi bari gukora wategereje kumva icyo Semungu na Benda bakoze. Ngaho nyumvire. Nge ntago mbizi. Simbizi niba yamurongoye. Biravugwa ibivugwa rero ntago byose ari ukuri. Nese nicare ngo kandi na Benda avuga ati je bitewe n'impamvu zanjye runaka. Ntago izo mpamvu ariko nese yavuze ko izo mpamvu ari Semungu. Ikintu gihari izo mpamvu zari ni Semungu ngo bagiye kubana. Niba abantu uzangaruke muri ikindi kiganiro uzazinye muri ikindi kiganiro mu bwana none ibintu wambwiraga ndabona ko bitangiye kujya mu mpamo. Ariko ibintu ngiye cyo nzi cyo nuko hanze hari igihuha kuruta ibikorwa. The Ben yasohoye indirimbo ntawe yivuze, Shakira yanze Benda bamuvuze, Bruce Melody yasohoye indirimbo ntawe bivuze, Tonalite yasekeje Irene babivuze. Wumvishe n'utwo tuntu duhari muri showbiz birakomeye cyane. Yego. Sasa rero reka ngusabe akantu gatoya. Mu minota mikeya gira nk'intama waho urubyiruko rushaka nko kuza muri sinema cyangwa se abarurimo kugira ngo sinema yacu ikomeze igende neza. Amagambo make. Niba ushaka kuza muri sinema banza ubitekerezeho. Ubyigeho ubikorere ubushakashatsi. Nubona yo hano hanyaho ho kuza uze ariko uze witeguye. Yes, mwakoze cyane kubana natwe. Najya nkwibutse ko kuri mikoro muri kumwe na Marinette ndi kumwe na Stone. Ibiganiro nakagaruka. Ciao.